w'isakramento ritagatifu. Bavandimwe, uyu munsi Kiliziya irahimbaza umunsi mukuru w'isakramento y'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Ni umunsi udasanzwe, umunsi w'ibirori bikomeye kuri twebwe abemera Yezu Kristo wemeye kubana natwe mu Ukaristiya ntagatifu. Uyu munsi ufite amateka. Bavuga ko Julienne w'umubirigikazi yaba yarabonekewe na Yezu mu gitambo cya misa, akabona ukwezi kuzuye ariko gufite ikizinga mu mwaka w'1208. Nyagasani amusobanurira ko uko kwezi ari Kiliziya, naho icyo kizinga ari umunsi mukuru ubura muri Kiliziya, akaba yifuza ko wajyaho. Ukaba umunsi wo guhimbaza mu cyubahiro gikwiye isakramento y'umubiri we n'amaraso ye. Uyu munsi mukuru wahimbajwe bwa mbere i Liege mu Bubiligi mu 1247, nyuma waje kwizihizwa n'ahandi hatandukanye. Papa Iribani wa kane ahereye ku gitangaza cyabereye mu Butaliyani, aho umupadiri waturaga igitambo cya misa ashidikanya ko hosiya na divayi bitahinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, yamanyura hosiya yahinduwe, amaraso akayivamo akagwa kuri koropohare, kandi ashingiye ku busabe bw'abepiskopi b'ahantu henshi hanyuranye, amaze no kugisha inama abahanga mu by'iyobokamana barimo Tomasi wa Kwini na Bonaventure, yemeje ku buryo budasubirwaho ihimbazwa y'umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu muri Kiliziya y'isi yose mu 1264. Icyari kigamijwe mu guhimbaza uwo munsi mukuru batambagiza isakramento ritagatifu kwari kongera gushishikariza abakristo kujya bahazwa ari benshi, kuko muri icyo gihe abahazwaga bari ingerere. Bivuga ko Yezu Kristo uri mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya ntacyo yarababwiye. Uyu munsi nudufashe kwibuka no kumenya bidasubirwaho ko mu Ukaristiya harokiza abantu nk'uko tubiririmba, kandi utubere n'umwanya mwiza wo kongera kwisuzuma maze turebe uburyo duhabwa Yezu. Ikibabaje bavandimwe ni uko hari igihe dushidikanya kuri Yezu Kristo uri mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, bikaba byatuviramo intandaro yo kutamuhabwa neza. Nyamara nta gushidikanya bavandimwe, Yezu ari mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya rwose. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itwigisha ko Ukaristiya ari isakramento ririmo Yezu Kristo ubwe rwose, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Twibuke ko Ukaristiya yaremwe kuwa kane mutagatifu Yezu Kristo ubwe araye ari budupfire, agira ati, iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, iki ni amaraso yanjye agiye kubamenerwa, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha byanyu. Matayo umutwe wa 26:28. Na n'ubu rero Ukaristiya iremwa mu misa igihe umusaserodoti ari we undi Kristo yambaza Roho Mutagatifu agasubira mu magambo Yezu Kristo ubwe yivugiye ku wa kane mutagatifu. Iki cyari umugati dusanzwe tubona kigahinduka umubiri wa Kristo, icyari divayi kigahinduka amaraso ya Kristo. Iyo Ukaristiya dutura itwibutsa isangira ryo kuwa kane mutagatifu, ikatwinjiza mu iyobera ry'uwa gatanu mutagatifu, n'iyobera ry'uwa gatandatu mutagatifu, ndetse n'iyobera ry'izuka rya Nyagasani Yezu Kristo kuri Pasika nshya. Isomo rya mbere, Musa arashishikariza imbaga y'Abayisiraheli guhora bibuka iby'Imana yabakoreye, agira ati, uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Niwe wakukijije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika, akava n'igihugu kitagira amazi, maze akayagukurira mu rutare rukomeye. Niwe kandi wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Bavandimwe, natwe hari ubutayu bwinshi Nyagasani yadukuyemo.
hari byinshi nyagasani adukorera tutabasha kwikorera imbaraga zacu. Ngaho buri wese narebe iby'Imana yamukoreye, arebe uko Imana yamukijije, iby'Imana yamutsimbukishije, uko yamubaye hafi mu buzima bwe, uko idahwema kumuha ikimutunga haba ku mubiri ndetse no kuri roho, maze dufate ingamba zo kutazayibagirwa. Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja itukura, batangiye urugendo rurerure rw'imyaka 40 kugira ngo bagere mu gihugu cyabo cya kavukire. Uhoraho yabahaye manu kugira ngo bagire imbaraga zo gukomeza urugendo rwabo. Uhoraho yari kumwe nabo, nyamara uwo mugati washoboraga gutora uruhumbu ukabora, ndetse n'abawuriye bagapfa. Rero Yesu yatugiriye ubuntu bugeretse ku bundi, aduha umugati udashira, utabora, umugati utanga ubuzima bw'iteka, Ukaristiya ntagatifu. Yemeye kubana natwe mu Ukaristiya. Niwe gitambo cyakuyeho ibitambo bya kera, niwe watwihayeho ifunguro, niwe utwita inshuti nyanshuti, akifuza ko tubana. Si ubwo bwitange twamushimira gusa, ahubwo yaduhaye n'ingabire y'ukwemera ituma tumwakira nk'ubukungu buhatse ubundi bwose muri Kiliziya. Kristo gitambo, Kristo funguro ryacu, Kristo nshuti yacu, nakomeza asingizwe mu mitima y'abamwemera. Yesu wigize ifunguro ahora dutegereje ngo nitumwemera tukamusanga tukamuhabwa adutunge tubeho. Kunde rero kumuhabwa kenshi kandi twiteguye neza. Bavandimwe, ubukungu bw'ibyiza by'ijuru Imana yabubumbabumbiye mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya kugira ngo ribe mbere na mbere ifunguro ry'umuryango w'Imana uri mu rugendo. Aha twibuke ko Ukaristiya yagenuraga mu isezerano rya kera na ya manu yatunze Abayisiraheli mu butayu kurinda bagera mu gihugu cy'isezerano. Ni naryo funguro ridutunga twebwe abari mu rugendo rugana ijuru. Ukaristiya ni isoko idudubiza ubutagatifu, ikaba n'iriba ry'umunezero usendereye inema n'ubutungane, kuko Ukaristiya ni Yezu Kristo wese mu bumana bwe no mu bumuntu bwe. Kuri uyu munsi twibuka ko Yezu Kristo Jambo w'Imana yemeye kwigira ubusabusa mu gisa n'umugati na divayi kugira ngo ahorane natwe iteka. Nitumushaka tumubone, tumusenge, tumushengerere, tumuhabwe, adutungire ubugingo. Niwe funguro rihoraho kandi ritanga ubuzima bw'iteka. Ubwe aratubwira ati, ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Urya umugati wanjye akanywa n'amaraso yanjye angumamo, nanjye nkaguma muri we. Bavandimwe, Ukaristiya ni ubukungu buhanitse ku bemera. Dukunde kuyihabwa igihe cyose tubishoboye kandi twiteguye neza. Kiliziya umubyeyi wacu bidufashamo mu isakaramentu rya penetensiya, ndetse mbere yo guhazwa bidufasha kwicuza, ikatwibutsa no kwisubiraho. Padiri aravuga ati, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Abakristo bati, nyagasani sinkwiye kwinjira mu mutima wanjye, ariko uba ijambo rimwe gusa mbone gukira. Aya magambo tujye tuyavuga atuvuye ku mutima, atari ukurangiza umuhango. Bavandimwe, guhabwa Yezu Kristo ntibihagije, bisaba kumuhabwa neza nk'uko tubisabirana mu iyibukiro rya 5 mu y'urumuri. Tumuhabwe twabyiteguye, dukeye ku mutima, aho guhurura ngo abandi batubone, kuko ibyo byaba ari ukumutesha agaciro. Yezu yifuza kutwiha ngo tubeho, nyamara amahitamo ni ayacu. Igisingizo cy'Ukaristiya cya Mutagatifu Tomasi wa Kwino bita Ratwasiyoni, hari aho tugira tahabwa ababi n'abeza, ariko biranyuranye n'ubuzima n'urupfu. Ubugingo n'ubw'abeza, ababi bagahabwa urupfu, nibo birobanura. Yezu yaritanze nk'ifunguro y'ubugingo buhoraho, igisigaye ni amahitamo yacu. Ariko twahitamo neza cyangwa nabi, icyifuzo cye ni ukutubeshaho. Kumuhabwa neza no kumushengerera uko bikwiye bizatumara inzara n'inyota duhorana. Kristo dutura, Kristo duhabwa, Kristo dushengerera, niwe mahoro yacu, niwe buzima bwacu.
umufite abafite byose, umubuze ahomba byose. Tumukunde, tumukundire, adukundwakaze, kandi dukunde kumushengerera, tumutuze mu mitima yacu, tumutuze mu buzima bwacu, atwigarurire, atwitungire, yibere muri twe, natwe muri we, bityo tuzasa nkawe kandi tugenze nkawe. Bavandimwe, ikibabaza Yesu ni ukubona umukristo amara guhaswa, yasohoka mu kiliziya bamaze kumubwira ngo nimujyane amahoro ya Kristo, kumva ngo niwe ruharwa mu ngeso mbi, ngo ni umusinzi kabuhariwe, ngo ni umwambuzi, ngo ni indaya, ngo ni igisambo, ngo ni umurozi, ngo ni umusambanyi, ngo ni umwicanyi, ngo urugo rwe rurara rwaka bwacya rukazima n'ibindi. Ukunda Yesu Kristo akamuhabwa, arangwa n'ingeso nziza zose dutozwa n'ivanjiri, kandi agenza nka Yesu Kristo. Ubusanzwe ku munsi mukuru w'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, abakristo dutambagiza Yesu Kristo turirimba twishimye kandi tumuramya. Iyo tubikora tuba duhamya ko Yesu Kristo twayobotse ari we kuri kwacu, urumuri rwacu, amahoro yacu, ubuzima bwacu, bityo tukamukingurira agatambagira mu mitima yacu, akayitaha, akayigira nk'uwe. Kandi iyo tumutambagiza tumugeza n'aho dutuye, aho tunyura hose, kugira ngo ahigarurire. Gutambagiza Yesu Kristo kuri uyu munsi w'isakramento, tuba duhamya kandi dushimangira bidasubirwaho ko turi abavandimwe muri Kristo Yesu, ko turi abana b'umubyeyi umwe, Data wa twese udukunda uri mu ijuru. Duhamya kuri umwe nk'uko Pawulo yabibwiye Abanyakorenti ati, kubera uwo mugati umwe, nubwo twe turi benshi, tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorenti, umutwe wa 10 umurongo wa 17. Bavandimwe, mu kwizihiza isakramento ritagatifu, ngaho nidufata ingamba zo gukunda Yesu Kristo no kumusanga kenshi mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Tumureke atambagire mu mitima yacu, mu ngo zacu no mu baturanyi, maze dusendereze amahoro, ibyishimo n'umunezero. Bikira Mariya wakiriye Yesu Kristo akamudushyikiriza, akaba aganje hamwe nawe mu ijuru, nadusabire kwakira Yesu Kristo uko bikwiye no kumuha icyubahiro kimukwiye, aho turi hose no muri bose. Mwese mbifurize umunsi mwiza w'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Nimugire amahoro.